evotai kando zara enebotai irambwira ngo inzara wi pe enebotai ni mano irambwira ngo inzara Imana irambwira ngo inzara Imana irambwira ngo ndatambutse ntibwere ko mbona ndi kugenda ku murongo ngenda bivuga mpera y'amahamanuka nyabugogo njya muri gare zose ngenda bivuga irambwira ngo ningene mbivuga ngende mbyerekana ati mbeho irubiswe nebo wi la ta wi sha arabostaki inzara tando zara enebo pe an wi apewa yasi ni tando enebo inzara ubusambanyi kwi enebo ta labi tando zara ubwambuzi kwikinisha tando enevo ubwambuzi tando enevo pe enevo ta gukorera umurimo w'Imana ku byaha irakubona wita ene kota shando enevo pen ya mango yasi enevo pen ta ubutinganye tando enevo buteje inzara amasahani y'abamwe aramenetse kandi arahongotse ubutinganye tando enevo ndumukozi w'Imana icyo enevo enekotayi intumye nicyo mvuga irambwiye ngo kandi ubwibone bw'abamwe ati mbese konevo tando iyo wibonye ukumva y'ukuri mwiza enevo tanda irakubwira ngo mbese niki ushaka ko yakora kindi inakone mbodada irakone destaye irakone botando iravuga ngo mbese mwana w'umuntu we niki ntagukoreye ngo ukimbaze irakubwira ngo mbese ibyo wakoze hatagaragara nyuma yaho ukajya kwigabura tando enevotai ntabwo naku enebostai ntabwo nakubonye irakubwiye ngo ndiyiziye kandi imbuto ngiye kuzi enevostai kuzisarura nike Imana ivuganye nawe tando yasire enevo mbese ububiko bw'imbuto urabuzi aho mbika ibyo nasaruye urahazi mbese kucyunkora mu jisho irakubwira ngo misi ikinisha kandi n'umuririmbyi ndabivuga enevo kandi ndabivuze kuko Imana irabinyeretse mubonanye mikoro tando enevo arimo ahimbaza irambwira ngo abahehesi mwami ndakwinginze ngo ugire ikintu urema shando enevo sayini irambwira ngo ndatambutse abashatse ko otabuka nitabukiye irambwira ngo ndatambutse kandi inzara iratambutse Imana yambwiye ngo iratambutse yango tando Imana yambwiye ngo ndatambutse kuko mwakinguriye amarembo satani mbere mwarasengaga ariko ngo nta muntu ugisenga mumaze kubona yuko Imana ngo itagikora ariko irambwira ngo ngiye gukora ikintu kibona yuko ngira Imana ibereye maso irambwira ngo ngiye kwerekana yuko ngira Imana iri maso kirima tangiye biteye byaje biteye kugira ngo mu enebo tando enevo kugira ngo muyihinduke Imana irambwira ngo mbese ko mwahindutse ntibahinduke irambwira ngo ntibagahinda n'abantu nagiye vugana nabo ariko bamaze kundegwa irambwira ngo ntibagahinda n'abantu banagiye nicaza ku ntebe ariko banga kunyumva ntibagahinda n'abantu nagiye mbereza inshingano ariko banga kunyumva irambwira enebo tando enekotayi sando irambwira ngo ntibagahinda n'abantu nagiye ntabara ariko bakanga kumva irambwira ngo ntibagahinda n'abantu bakomeje gukora ibyaha by'ubusambanyi kandi bagakora umurimo w'Imana irambwira ngo
Yes, reka ngwikaze ngwifuza umugisha Imana uherereye hose impande zikize isi dutuye kwa renye. Reka ntangire ngwikiganiro, ntangire nkubwira ngo amahoro y'Imana nabane nawe. Reka ngwe ikaze ni muri Burasirazuba, reka ngwikaze nimba uri burengera bwaryo, reka ngwikaze ni muri mu majyaruguru, reka ngwikaze ni mu majyepfo, reka ngwikaze ni muri mu mujyi rwagati, reka ngwikaze wakoze subscribe Imana igoreze umugisha. Naho turayikora nuyikora kugira bisho kugenda neza. Bibiliya iravuga ngo ahari kurira kwarare mu bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Reka ni munyemere kongera kugira umugisha n'Imana, kongera kwakira profeti umuhanuzi intumwa y'Imana Habineza Charles. Turakwakiriye. Murakoze kunyakira Yesu abamugisha. Amahoro y'Imana bane nawe. Nawe kandi muhora. Umeze neza? Shima Imana. Ko none warakaye cyane rero turagukira ubu. Nta kibazo. Nta kibazo. Oyas. Yego, reka tukwakire udusengere Imana mbere ko twinjira mu kiganiro. Karibu. Mana ndagushimiye ko wandinze, ndagushimiye ko ngeze hano hantu, ndagushimiye ko wandwaniriye. Ndagushimiye ko wakomeje kunyimana nubwo ibyampigaga byari byinshi ariko nuhimbazwe, kandi ndagushimiye ko ukomeje kundinda mwami iminsi yanjye yose, ndetse ukaba ukomeje kurinda umuntu turi gusengana muri kano kanya. Ndetse mwami ndagushimiye ko ukomeje kumpagararaho, suko Satani abishaka ndetse suko Satani yakijijwe. Tunyura mu bikomeye ariko ukaturinda, tunyura mu bigeragezo ariko ukaturinda, tunyura mwami mu biduca intege ariko ukadukomeza. Uhimbazwe, uri Imana itameze nk'abantu, uri umubyeyi wa twese kandi uri umubyeyi mwiza, uri umubyeyi utagira incyuro, uri umufasha mwiza ndetse utajya kuboneka mu byago no mu makuba. Ndaguhamagaye muri ano masaha kugira ngo uzumfashe undwanirire uko ijambo ryawe riri, haba ariko ndivuga, uko wantumye haba ariko ntumika, mu izina rya Yesu. Umuntu ubona byamucanze umutabare, wabuze epfo na ruguru umutabare, abarembejwe n'amadeni ubatabare, imfubyi n'abapfakazi ubatabare, abarwayi ndetse n'abari mu nzu z'imbohe ubatabare ubarengere. Ndakwinginze Uwiteka Nyiringabo Imana, abarwayi mwami bakize kandi neza biganze, abadafite amahoro yabahe kuko uri Imana igitanga amahoro. Ndagushimiye neza we niziganze, ngwino ushyigikira unkoresha undinde kushyira hejuru. Marayika w'Imana naza ndwanirira nshyigikire, imbaraga z'Imana nizize zimfashe zinshoboze, mu izina rya Yesu Kristo wanesheje urakoze. Ngo ngwino umfashe senze mbyize mu izina ry'uwabambwe ari we Yesu Kristo. Amen. 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 Hanyuma reka nkureke ufatireho tubwire iki Imana igutumye, kari umwanya no wawe. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Profete Karori, benshi turamenyeranye ariko ndimo nibwira umuntu mbonye bwa mbere, ndi umukozi w'Imana. Kandi ndashima Imana ko hari abantu bambwira ngo warakoze kunsengera byagenze gutya na gutya, warakoze kunshyira imbere y'Imana byagenze gutya na gutya. Sinavuga bamwe ibihugu mugiye murimo, bamwe ntaza kubyibagirwa, ukavuga ati nakwibagiwe, kandi mwese buriya inshuti zanjye mba nzizi kandi dukunda kuvugana. Imana ibaha umugisha, mwebwe mudahema kumbaza amakuru no kumbwira ngo mbasengere, kandi mukanambwira nyuma yuko ibyo twasenganye byakunze. Imana ibaha umugisha kandi ikomeze kubagura. Rero ngize umugisha wo kugera hano hantu, Imana ishimwe ko inshoboje nkaba ngeze hano hantu. Mu by'ukuri nzanye message itari ibintu by'imikino, kuko mu gikapu cyanjye kiri hariya navuye mu rugo nzanyemo isahani. Nagize yerekwa ngira ubwoba cyane, ncika intege maze kubona ibintu nari maze kubona bintera agahinda cyane. Nuko hari mu gikapu, impamvu mabwiye ngo nazanyemo isahani, nazanye isahani ntabwo ari nshyashya, ariko ubwo Imana yanyerekaga iyo sahani, Imana yarambwiye ngo ninze mbaza umuntu wese wumva yuko akomeye, umuntu wese wumva yuko akomeye, Imana irambwira ngo ninze mubaze umuntu wumva yuko akomeye kurusha abandi, ngo ninze mubaze ngo mbese azi ububiko bw'umuyaga. Imana irambwira ngo ninze mbaze umuntu wumva yuko ari umuhanga kurusha abandi, ngo mbese azi ububiko bw'umuyaga. Imana irambwira ngo ninze mbaze umuntu wese uzi ko yize amashuri menshi kurusha abandi, ngo ninze mubaze ngo mbese azi ububiko bw'umuyaga. Imana irambwira ngo ninze mbaze umuntu utunze kurusha abandi, ufite imbaraga kurusha abandi, ngo mbese azi ububiko bw'umuyaga. Imana irambwira ngo ninze mbwira umuntu wize, ninze mbwira umuntu ubona yuko akomeye, umuntu w'igihangange, ngo mbese ngo azi ububiko bw'umuyaga. Imana irambwira ngo ninze mbwira umuntu wese uzi yuko ashoboye kandi ari umutunzi, ngo mbese uwo muntu ngo yabaze ububiko bw'umuyaga. Niko Imana yambwiye ngo nzaze mbibaze. Narababwiye ngo havumwe umuntu uvuga ngo Imana yavuze kandi itavuze. Niko Imana yantumye irambwira ngo ninze mbabaze. We mubyeyi we, mbese uzi ububiko bw'umuyaga?
Imana irambwira ngo abantu bumva yuko bakomeye, abantu bumva yuko bafite imbaraga, abantu bumva yuko bafite uburanga buruta bw'abandi. Irambwira ngo nize mbabaze ngo mbese muzi ububiko bw'umuyaga. Imana yambwiye ngo ninze mbabaze abantu muzanyumva mwese ngo ninduze ububiko bw'umuyaga. Perabo enekotayi. Imana yambwiye ngo ninze mbabaze ngo ninduze ububiko bw'umuyaga. Mbese bantu mukomeye ninduze ububiko bw'umuyaga. Imana yambwiye ngo mbese ninduze ububiko bw'umuyaga. Irambwira ngo ninduze ububiko bw'umuyaga. Mwe bakobwa mwe ninduze ububiko bw'umuyaga. Mwe basore mwe n'abakobwa n'ababyeyi ninduze ububiko bw'umuyaga. Nabonye isahani niyo nazanye mu gikapu, nazanye isahani sigaye mba mu ntara, ariko nazanye isahani kuko nari mbonye ibintu bidasanzwe nari mbonye mu maso yanjye. Ni isahani idashamaje nk'izo mujya muriraho, ntabwo imeze neza nk'iyo ujya uriraho, ariko Imana yambwiye ngo ninduze ububiko bw'umuyaga. Mbese ninde muntu wari uzi ko ino sahani nyizanye? Mbese ninde muntu wari uzi ko nyifite? Mbese ko nari maze kuvuga isahani, ninde wari uzi ko imenetse gutya? Mbese ko nari maze kuvuga isahani, ninde wari uzi ko ari isahani y'umweru? Ko nari maze kuvuga isahani, ninde wari umaze kubona yuko imeze gutya? Uretse ko njye mbiberetse, ni isahani idakomeye, ni isahani idakomeye, ni isahani idakomeye, ariko irambwira ngo ninze mbaza abantu bakomeye ngo ninduze ububiko bw'umuyaga. Imana irambwira ngo mugende natashye. Penivo enebo tando eneko tando enebo taima. Irambwira ngo mugende natashye. Mbisubiyemo kabiri, umugeni iramutwaye kandi amaze iminsi ari mu rwambariro. Irambwira ngo namutwaye kandi bibereye abandi gukizwa. Niko Imana imbwiye. Imana irambwira ngo ADP abantu bikinisha irabarambiwe. Ndabivuze mbizire. Imana yanjyanye mu itorero rikora ibyangwa n'amaso yawe kandi rikijijwe. Irambwira ngo ndabirambiwe kandi umugeni ndamutwaye. Irambwira ngo mbese muzi ububiko bwanyu bw'umuyaga murabuzi? Imana irambwira ngo iyi sahani nimara kuyibereka kurya ngo nzababaze ngo mbese muri kubona iriho igiki? Hariho ibintu byo kurya? Nta bintu biriho. Irambwira ngo inzara igiye gutera. Imana niko yambwiye ngo nimusenge kuko inzara igiye gutera. Enembo tando zara Imana niko Uwiteka yambwiye ngo inzara igiye gutera. Nabonye imirongo ya bamwe benshi bafite amasahani ariko nta kintu kiri. Nabonye abantu muri kurya ubusa bitewe n'ibyaha byanyu, bitewe n'ibyaha mwababaje Imana, mwimitse indirimbo zitayihesha agaciro n'icyubahiro. Irambwira ngo ndababaye kandi ndaje. Niko Uwiteka yambwiye ngo bafite amasahani ariko nta biryo ngiye kuba, ngiye kubima ibiryo. Bimitse indirimbo ngo zitesha agaciro, bimitse ibibi, bimikurugomo. Irambwira ngo ndatambutse. Imana irambwira ngo ndatambutse kandi dore amasahani nta biryo biriho. Irambwira ngo bamwe nabahaye amasahani meza ariko ngo ubu nabibone. Bamwe nabahaye amasahani meza ariko ubu ngubu n'abanyarugomo. Bamwe nabahaye amasahani meza ariko ubu ngubu ngo bayakubita abandi, bayahondesha abandi, birata ku bandi. Irambwira ngo byose ufite uburenganzira bwo gucisha bugufi umuntu wese. Imana yambwiye ngo ufite uburenganzira bwo gucisha bugufi ukora n'umukoresha, usaba n'utanga. Irambwira ngo mfite ubushobozi bwo kubacisha bugufi. Irambwira ngo ndatambutse kandi ndatambutse kuko mwayikoze mu jisho. Iratambutse. Irambwira ngo ngiye kwiyereka bashatse ko bazambona. Irambwira ngo eneko tai enevo tando zara eneko tando pewa enevo shando enevo staini. Irambwira ngo ndatambutse, ndatambutse abashatse ko otabuka nitabukiye. Irambwira ngo ndatambutse kandi inzara iratambutse. Imana yambwiye ngo iratambutse, yambwiye ngo iratambutse. Imana iratambutse kuko nabonye abantu bafite amasahani ariko atari ibintu byo kurya. Irambwira ngo mbese muzi ububiko bw'umuyaga? Irambwira ngo mbese ko mwayimenyereye ngo ntabwo ari Imana ikora nk'ibyo yakoze mbere? Irambwira ngo ndi Imana igizirikana kandi irambwira ngo ndi Imana igihanira abana ibyaha byabase ngahana abuzukuru nkageza ku buvivi. Irambwira ngo ndi Imana ifuha kandi ndatambutse. Irambwira ngo amapfa arateye ndetse inzara irateye bitewe n'ibyaha kuko mwamaze gukingura amarembo ya Satani.
enevotando. Imana yambwiye ngo ndatambutse kuko mwakinguriye amarembo Satani. Mbere mwarasengaga ariko ngo nta muntu ugisenga, mumaze kubona yuko Imana ngo itagikora. Ariko irambwira ngo ngiye gukora ikintu kibona yuko ngira Imana ibereye maso. Irambwira ngo ngiye kwerekana yuko ngira Imana iri maso, ngira Imana ireba kandi iri maso. Irambwira ngo ngiye gutambuka. Irambwira ngo bamwe bari kujya mu masoko guhaha imyenda miremire, ngo ariko bagakora ibyangwa n'amaso yayo bageze ahantu hatagaragara. Irambwira ngo irakubona. Irambwira ngo yewe umuntu umaze iminsi wikinisha, ngo yarakubonye. Yewe musamanyi we umaze iminsi ubikora, ndetse si rimwe si kabiri. Irambwira ngo imbehe yawe dore igiye kujyaho ubusa. Irambwira ngo imbehe yawe igiye kubikwa. Irambwira ngo imbehe yawe igiye kubikwa. Ibyo wari wiringiye bigiye kubikwa. Ibyo wari uteze amaboko bigiye kubikwa. Imbehe yawe igiye kubikwa. Imana yambwiye ngo bamwe nabagiriye neza, ngo ariko ubu nibyo ngo bari gukoresha bahemukira abandi. Irambwira ngo imbehe yawe igiye kubikwa. Imana niko yambwiye. Ndimwere ko mbona ndi kugenda ku murongo ngenda bivuga. Mpera y'amahamanuka Nyabugogo, njya muri gare zose ngenda bivuga. Irambwira ngo ningene mbivuga, ngende mbivuga, ngende mbyerekana ati imbehe irubitswe. Penevo enebo tando eneko style Imana niko Uwiteka yambwiye ngo imbehe irubitswe. Niko Uwiteka Imana yambwiye ngo natambutse. Imana yambwiye ngo ndisiye. Imana yambwiye ngo byageze aha. Irambwira ngo ndababaye kandi ndiwagahinda. N'abantu batacyatura ibyaha by'ubusambanyi, ngo ariko bakajya gusenga. Irambwira ngo ndiwagahinda n'abantu nagiye ngaburira ariko none bo bamaze kwibagirwa. Irambwira ngo mbese ko mbere mwasengaga mutarahabwa byatangiye byaje bite kugira ngo mu enebo tando enevo kugira ngo muyihinduke. Imana irambwira ngo mbese ko mwahindutse ntibahinduke. Irambwira ngo ndiwagahinda n'abantu nagiye vugana nabo ariko bamaze kundegwa. Irambwira ngo ntiwagahinda n'abantu banagiye nicaza ku ntebe ariko banga kunyumva. Ntiwagahinda n'abantu nagiye mbereza inshingano ariko banga kunyumva. Irambwira enebotando enekotayisando. Irambwira ngo ntiwagahinda n'abantu nagiye ntabara ariko bakanga kumva. Irambwira ngo ntiwagahinda n'abantu bakomeje gukora ibyaha by'ubusambanyi kandi bagakora umurimo w'Imana. Irambwira ngo natambutse kandi nditambukiwe. Irambwira ngo ntiwagahinda n'abantu bakomeje kubisindisha kandi bagakora umurimo w'Imana. Irambwira ngo ntiwagahinda n'abantu bakomeje kwikinisha kandi bagakora umurimo w'Imana. Irambwira ngo ntiwagahinda. Imana irambwira ngo ntiwagahinda n'abakobwa we mukobwa uteye Imana agahinda. Imana irambwira ngo ntiwagahinda n'ubusambanyi bwa bamwe. Evotai tando zara enebotai. Irambwira ngo inzara wi pe enebotai ni Imana. Irambwira ngo inzara. Imana irambwira ngo inzara. Imana irambwira ngo ndatambutse kandi irambwira ngo enevotai pe enebota tando zara enevotai ni Imana pe yasi. Irambwira ngo inzara iteye ubwoba kubera ibyaha bya bamwe. Inzara inikotando enevota pe wayasi enebo wi la ta wi sharabostaki. Inzara tando zara enevota. Inzara kubera ibyaha bya bamwe. Ubusambanyi buteye inzara. Indirimbo zitera agahinda ziteye inzara. Ubusinzi bwa bamwe mu mbita abakozi b'Imana buteye inzara. Pewa yasi ni tando enevo inzara tando enevo inzara. Bamwe banze kumvira Imana bateje akanda kaga abandi. Wanze kumvira Imana uteje akaga. Inzara idasanzwe kuko ibyaha byahawe intebe. ubusambanyi kwi enevota
labi tando zara ubwambuzi, kwikinisha tando enevo ubwambuzi tando enevo, ubusambanyi buteje akaga, ibyaha biteje enevotai akaga, pendi mandi kostifo enebotando pe enevotai, gukorera umurimo w'Imana ku byaha irakubona, wita ene kota shando enevo pen ya mango ya si enevo peni mandi kostifo enebotando pe inzara tando enevo, kwikinisha biteje akaga aniko tando enevo, labi ene ta ubutinganye tando enevo buteje inzara, amasahani ya bamwe aramenetse kandi arahongotse, ubutinganye tando enevo, ndo umukozi w'Imana icyo enevo enekotayi, intumye nicyo mvuga, irambwiye ngo kandi ubwibone bwa bamwe ati mbese konevo tando, iyo wibonye ukumva yuko uri mwiza enevo tayi ukibona peya irambwira ngo kuki muri kunego staye kuyambika ubusa, kandi ubwo buranga ngo yabubahereye kutiyambika ubusa, wi enevo tayi tando zara enevo pewa yasir enema, irambwira ngo mbese ko mutari maso bayobozi tando enevo tayi ni mando, kuki mu enevo tayi, kuki Imana mwayihindutse, irakubaza ngo kuki utakiyumva tando enevo enekire enevo, kuki utakiyemera tando irakubwira ngo mbese ko wanze kuyobora intama zanjye, umurimo wanjye ukaba uri gupfa, pe enevo tando zara enekotayi pe enevo pewa anekotayi, irakubwira ngo mbese ko umaze iminsi wiyita umurokore kandi ukanywa enekotando enevo ibisindisha, pe enevo tando kwaguye muri icyo cyaha cy'ubusambanyi ntabwo nakubonye, iraku enevo tando irakubwira ngo mbese mu by'ukuri ukeneye n'iki kindi wumva Imana tando enevo yasire enekotayi yaku enevo tando irakubwira ngo mbese niki ushaka ko yakora kindi, inakone mbodada irakone destaye irakone botando iravuga ngo mbese mwana w'umuntu we niki ntagukoreye ngo ukimbaze, irakubwira ngo mbese ibyo wakoze hatagaragara nyuma yaho ukajya kwigabura tando enevotayi ntabwo naku enebostayi ntabwo nakubonye, irakubwira ngo mbese ko wakomeje ta pe ta ya ndi enevotayi ndi Imana yisiye, irakubwira ngo ndi yisiye tando enevo pe yasi enevo irakunebo tando irakubwiye ngo ndiyiziye kandi imbuto ngiye kuzi enevo star kuzisarura, niko Imana ivuganye nawe tando yasire enevo, mbese ububiko bw'imbuto urabuzi, aho mbika ibyo nasaruye urahazi, mbese kuki nkora mu jisho, irakubwira ngo abazimana yabo bazakomera pe enevo tando, kandi nibamara gukomera bazakora iby'ubutwari
Uwiteka niko avuganye namwe. Urakoze mwami, ndagushimiye ko unshoboje. Uyu muntu mwami, uyu muntu ndi kubona Rabi Enebo Tando Enevokaye amaze iminsi yikinisha kandi n'umuririmbyi. Ndabivuga Enevokaye, ndabivuze kuko Imana irabinyeretse. Mubonanye mikoro, Tando Enevo arimo ahimbaza irambwira ngo abahehesi, mwami ndakwinginze ngo ugire ikintu urema, ndakwinginze ugire ikintu utegeka, ineza biganze mu izina rya Yesu. Urakoze, amen. Imana igumukiza mukozi w'Imana, Imana iguhereze umugisha. Hanyuma ushobora kuba ko wamufasha gusenga, wamushyigikira mu isengesho, yakwatura yakubona gute? 078 21 58 035 cyangwa se izo kuri WhatsApp akamenyetso ko guteranya 265 920 21 64 26 neza. Reka tugushimire, reka dushimire na buri wese dukurikiranye ko atanye natwe ibiganiro byacu nagaruka. Ciao ciao.